CHOGM muri rusange icyo nyiziho naba narumvise nuko ibizaba bihuriwemo cyane ari uburyo bwo gushyira hamwe bavuze ko hazigwaho imishinga itandukanye ariko kandi y'abahuriyemo n'urwo rurimi rw'icyongereza nko gushyira hamwe guteza imbere ibihugu muri rusange ubucuruzi ibikorwa bitandukanye. CHOGM rero ni inama nanone icyo mbona warumboje ku cyo mbona izadufasha nk'urubyiruko ariko n'abanyarwanda muri rusange izadufasha mu iterambere kuko urebye nk'amahoteli azabyungukiramo ariko na leta izabyungukiramo. Iyo nama nayo yitwa CHOGM. CHOGM ni inama izahuza ibihugu byose bivuga ururimi rw'icyongereza. Icyiza numvishijemo cyiza nishimiye nuko igihugu cyacu kizakira ku rwego abantu bose bo ku isi bavuga urwo rurimi rw'icyongereza, abo perezida bahagarariye ibihugu byabo. Tukaba twiteze ko u Rwanda rwacu izaba icyitegererezo kandi tukajyamo n'inyungu, igihugu cyacu cyabasha no kumenyekana. Icyiza ni uko bazagana kuri urwo rubyiruko tukabasha kuba batutera n'inkunga kuba dufite imishinga itandukanye, tukagenda twabasha gutera inkunga tukiteza imbere muri iyo mishinga yacu dufite, abari hasi cyangwa abari hejuru twasabye kugira ngo tugire hejuru. Muri iyo nama icyo numva yatugezaho ni uko uganira wenda nko ku bintu byaduteza imbere, noneho byaduteza imbere mu rurimi rw'icyongereza tukabasha kuba twaganira nk'urubyiruko rwo mu muryango w'abavuga icyongereza, bikaba byadufasha kuba twakwagura bizinesi cyangwa se wenda n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose twaba dushatse kugeraho dufatikanyije nk'umuryango w'abavuga ururimi rw'icyongereza. Inama yateganijwe kigamije muri make ni ukugira ngo izamure iterambere ry'urubyiruko cyane cyane n'ishoramari ry'ubucuruzi runaka kugira ngo iterambere ryaguke.